mbega bashiki bacu we ubu nibagaragaye nimugaragaye muzongere muvuge ngo yakamwana ngo ni umusinzi ngo ni gacupa bagacupa bagaragaye ba misi noneho abari b'u Rwanda muragana heko nuko ubwiza bwabo gusa ariko mu mutwe nuko babona bagenda reba noneho misi buri abandi noneho misi w'igihugu ubwo abandi noneho fata ku mavuta se buri gitabi ngora rikanda bihaje ubonye se ribune kwa mucaki ariko misi we ibidukikije n'indi byishyura noneho mwabantu mwe kumbona birenze ukwemera babahanira rwose misi y'u Rwanda bamushyira ubwa mbere baramuhereje ubwa karamuhereje ubwa gatatu ni mu gikuta no kwangiza ibidukikije ahubwo ngo yarapfuye Imana ikingaka amareze yakarema yibuka no kwambara agakingirizo sha uyu munsi nakambaye wabiraye musa amfaye gusoma n'agacupa babwo kwa mitsingi naraye muri byeri ariko kamukatica kaza umuntu yakagutumira ta naba Miss Rwanda bari kugonga ibikuta niba kame nanjye nkamire akaba kagukamire yaka n'umuntu gakonje cyane ntago ngukati uburoko burebure ariko bagukuta amezi 6 mageragere kugira ngo uzave ubwenge bwarasubiye ku murongo. Nizere ko umeze neza uri hose mu bice byetandukanye ikaza kuri Domito TV nizere ko umeze neza Kigali News 25 twese turi imbere cyane nitwa udakina n'abana ukina n'abanyusura batandukanye mu bice byetandukanye usabanganye ngutasenye utanga isana mitima mavuga ngo ramuga isaka manende ko yakamwana afite umujyangiye kuva ku nzoga yakuraho sha namahoro turaho ariko nagahinda bashiki bacu baradusebeje pe ubu koko bavuga ngo yakango ni umusinzi koko kubona Miss Rwanda ageraho ajya guturaho abantu ibikuta mbwire mwa abantu abari mu mahanga mwese nize ko mumeze neza mukore subscribe tumanukane yakayambwa ati nusinzi numvisha ko Miss Muheto Divine Miss y'u Rwanda polisi yamuteye muri yombi aziraga batingiye kureka inzoga oya ndazibasigira pe ngiye kuzibarekera mujye mwinywera kuko mbega bashiki bacu we ubu nibagaragaye nimugaragaye muzongere muvuge ngo yakamwana ngo ni umusinzi ngo ni gacupa bagacupa bagaragaye ba misi noneho abari b'u Rwanda muragana heko nuko ubwiza bwabo gusa ariko mu mutwe nuko babona bagenda reba noneho misi buri abandi noneho misi w'igihugu ubwo abandi noneho barashize rwose ariko njya muri uburyo babaga bakeza bigira ukabona umuntu mu maso ameze nka zombi kumba gacupa urabura harimo n'indangamirwa zirimo muri bamwe harya umwe wageze gufungisha Preskid ahubwo uriya numva niwe wumvikaye muri ya majwi urumva ya Preskid mu yaremo araburana cyangwa afunzwe niwe uwo ngo muri ya majwi bumvaga niwe wakanze urwagwa winjiye mu gikutangiza n'ibidukikije urwagwa yarukanze ngo bamushyizeho igipimo cyari gituritse ariko abakobwa barahamwa Rwanda yabaye nka bamujya twafata ku mavuta bapimye agasanga urumagiro umugeze mu gahorihori barahere mu birenge fata ku mavuta se buri gitabi ngora rikanda bihaje ubonye se ribune kwa mucaki ariko misi we ibidukikije n'indi byishyura noneho mwabantu mwe kumbona birenze ukwemera oya leta nikora akazi abantu babahanwe babahanira rwose Misi y'u Rwanda bamushyira ubwa mbere baramuhereje ubwa karamuhereje ubwa gatatu ni mu gikuta no kwangiza ibidukikije ahubwo ngo yarapfuye Imana ikingaka kahibase rwose mbwire mwa abantu ugiye kureka inzoga uraziretse ko gukora zibarekera rwose ngiye kuzibarekera mujye mwinywera rwose ngiye kuzireka rwose kuko ibi birakabije nzasinda bashiki bacu koko abari b'u Rwanda koko basinde ubu turagana heko nta muto nta mukuru nta mwiza nta mubi oya sha ibi rwose ko noneho buri abandi noneho batazwi uriya we yagaragaye kubera ko ari Miss kubera ko arazwi ni icyamamare
noneho abandi batazwi niba usanga bavamvaye hano mu mihanda hari abo tujya dukubitana saa 11. Buriya niyo mpamvu buriya bashyizeho kuva mu kabari sangapi saa 8 saa 7 mu minsi isanzwe saa 8 mu mawikendi, ariko mbere bagikesha wakubitanaga nabo bari kudandabirana saa 12 za mu gitondo. Leta y'u Rwanda ngo yasanze urumva hari abakozi benshi ba leta urumva n'abandi bakorera amakampanyi agiye atandukanye bageraga mu kazi sangahe saa 6 akazi gashojwe. Ubu ngubu bigize imbere urumva kujya mu kazi sangahe saa 3 arimo bazi nibataye kare baryame basinzire urumva twigenda saa make basiba saa 8 muri weekend ni saa 8 mu minsi isanzwe saa 7. Buriya leta ikora ibintu buriya baradutekerereza ko byari bikabije. Wasangaga rwose abana b'abakobwa rwose beza basa neza saa 7 nako saa 12 za mu gitondo saa 11 ngabo ku mamoto, bamwe bari kujya bahubuka no ku mamoto bandi ku 8 bashiki bacu. Inyamirama mu stade nari mvuye ahantu mu kazi saa 8 nsanga umukobwa mwiza w'icyucyo ufite itako rya danje agaramye mu muhanda arimo araboga icupa ry'abubanje ati nk'uyu nguko ko kapfuye ubusa hombeye. Barase batandukaniye hena yaka nanjye ejo bundi naraye muri rigori mbyuka saa 12 nsanga bagumwemo inkweto ntaha n'ibirenge kuva Sodoma kugera hano kafirwa amara n'ibirenge. Amahirwe nagize abantu bari batarabyuka ngo bankubita ijisho. Sodoma ni mu ndani ho nanuzana nzovu yikundi siwe wandi prowinze yose nzovu hariya niho yamaye ibirinduro wandi prowinze mu gashyekero. Amurezi yakarema yibuka no kwambara agakingirizo. Sha uyu munsi nakambaye wabiraye musa amfaye hari umuntu wumvise amadolari 80 umunyamerika ubwo ni ijana nanyweye byeri ubundi nta Sodoma nta kibuno mu gitondo niyo mpamvu uri kubona nari gusoma n'agacupa ubwo kwa Mitsingi naraye muri byeri ariko kamwe katica akazi umuntu yakagutumira umuntu ukora hano rwose umuntu ukora hano yakaguha n'aba Miss Rwanda bari kugonga ibikuta niba kame nanjye nkamire akaba kagukamire yaka ni umuntu gakonje cyane kandi nkagotomere rwose. Yaka ni umuntu tumaranye imyaka tumaranye imyaka igera nko mu 10 sha tumaranye igihe pe siyaka twakoranye kuri channel zigiye zitandukanye zimwe sena nazibuka. Ariko nanyuma nangiye neza imacano yanjye ndashimira Imana pe ndashimira na cameraman uri inyuma yanjye bamwita Fisi turi mu mbaraga nyinshi amba hafi channel ayikwiye rwose sha wari karanze imisozi twerenganya hanga channel ayikwiye ahubwo nanjye muzansapotingi nanjye mfungure channel yanjye yakagiye nakakugwa ibihumbi nka 200 kugira ngo uzagira gute uzafunguza channel ariko ntago wayibonera umwe aragapfunduye. Miss we nanjye reka ndisome. Miss we yakakunywereye icupa ryarire ntago ari nge waremewe gukakara ntago naremewe gukakara ariko barenga iby'Imana yaremye cyangwa se we nagagonga ikibikuta tawe muri yombi ariko buriya tawe muri yombi yangiza ibikorwa remezo ariko buriya iyo ufashwe gutwara ikinyabiziga wasinze harya si iminsi 5 nta na perimagira ufite perime ni iminsi 5 utayifite byo ni ibindi turya ni pingu uba mu manuri shaya kabura mukobwa mwiza kuri umuntu mageragere kubera ikisi. Hari abantu bavuze ngo yaramuka hari abantu bahoze bavuga muri commentaire ati iyo yaramuka nkwe agasinda akaza no kugonga abantu bagapfa byari gusobanurwa gute. Bamumanure bamuhane akubite mwamezi 6 azave muri kuri discipline ntago ngukati uburoko burebure ariko bagukubita amezi 6 mageragere kugira ngo uzave ubwenge bwarasubiye ku murongo yakaba amahirwe yanjye. Ese Miss yarize amashuri ajya atandukanye yiga kaminuza arayisoza aba Miss Rwanda ahagararira igihugu. Iyo ni inkuru nza gutambutsa nanjye ku giti cyane ahagarira abakobwa beza bose mu Rwanda avuga icyongereza kinonose neza mu Rwanda. Buriya rero hari ikintu utazi buriya kaminuza
ya nyuma kaminuza ya nyuma ni Mageragere, bamukubita Mageragere arangiriza amashuri hariya. Naho ubundi hariya rwose nta kintu yize. Kaminuza ubwo ya nyuma ni hariya? Ni hariya, ni Mageragere, agende nayo yige, azava hariya abanza aminuje neza rwose. We bakujyana